ese ninde ukuzanye hano? We ninde ukuzanye hano mwana? Ese nyine narinje gusura benshi. Si wambanye imikoma ritobotse? Yibaza umuntu w'umugabo nkanjye ukangiranye n'amakoma ngo mu rutoki ngo ntago habuzemo amakoma ngo niki niki. So ubonye abasore banduta basiraga kandi dufungire kuvuga abantu bari kanari ngo banagisohokamo nabi. Unyitimbwa se uri iki wagihomora ko ndi kuri ngegera kundusha uri nimbwa kundusha kagiye nyoko Yego shanza yakorera niba shaka biyahure. Boss akazi kameze neza kararyoshye kabisa. Sikubona ukuntu ndi gukora se. Ugomba kongeraho n'ay'icyayi kuko nabikoze byose. Reka nkubaze akazi kanye nako kwirirwa widogamo. Oya sikubona sibira mu twangu tu. Sikubona ukuntu ndi kubikora se. Ibyo byose ndi kubikora ku kazi neza. Turisanga. Ntabwo mbiza afite amafaranga avuna. Ntabwo nza. Turabizi. Oya ndakubimenya aho ndabizi. Nanjye ubu ngubu ibi byose ndi niba udakeneye gukora vuba wamvira mu kazi nkazana abandi. Hari abandi bashoboye akazi. Oya boss reba. Reba kugira ubone ko ndi kubikora vuba noneho. Ngikitabuze mu rukoko. Ni mu rukoko ni mu rutoki. Ngo ni amakoma njye wambonye imikoma. Ese ugarutse gukora iki? Ugarutse gukora iki nicyo nkubaza wowe? Ese nyine ndabizi narakubabaje ariko ndakwinginze basi umbabarire pe. Mubabarire basi ubonye nanjye ndi umuhungu. Njye ndi umuhungu wo gukunda ngakundwa nanjye nkaba nk'abandi bahungu. Ese Charlotte kankubaza ni iki nagukoreye cyatumye umbwira amagambo angana kuri? Justin kuri ndakwinginze ngo mbabarire ndabizi narakosheje kandi nyine nakubwiye nabi amagambo mabi. Ndabyumva. Nukuri ndakwinginze nukuri naragukundaga nubwo bira byose nabikoraga nyine just nako iki Kayitare nyine yaranyoshaga akanyereka ko afite amafaranga menshi. Urabona nyine n'ukuntu mu rugo twari turi abakene. Mane narakubwiye ngo iyo abantu bashize hamwe bagakundana ibintu byose birashoboka. Wowe urambwira ngo wowe si ngo wowe ngo waraziguranyemeje ngo iki n'iki cyakora kanze mubwiza ukuri sibyo? Uza amahirwe ugize nuko mushiki wanjye nyine yambwiye kuri umwana mwiza. Njye numva ndagukunze pe nubwo nagukundaga nta kibazo. Niba uzi ko nsabye imbabazi ubikuye ku mutima are you ready kukubona? I'm sure kukubona. Urakoze pe kandi ndabyishimiye. Witeguye ko mbere umugore mwiza utazabimukira? Yego. Ntabwo uzamemukira. Ntabwo uzongera kunkorera ibintu nka biriya. Ni ukuri ndagusezanya ntabwo nzabikora ariko basi nakumbuye no kuguhobera basi wampobera. Dawe mama ndagaruka. Urumva boss njye mba ndi gukora ukuntu amabemba ndi kuyajyana. Umva nyine. Umva Fred. Kuva mu
gitondo. amabuye abiri niyo wateruye yonyine. Oya bosi nayateruye nta kuntu ntagize. Se anga ufite kuyatera ngo yashire hari. Reba nanga bosi sorry. N'umupira njyewe nawukuyemo ntabwo uri kubibona do n'imyanda yose ndi kuyikuramo nkayizugura. Urame bosi. Urabona ngingurwe yo kurugotera buri gitondo. Ya bosi nyine byari bincitse ariko mbabarira. Shinga umutwe n'ubwo. Ndavuze ngo shinga umutwe. Ase bosi ibintu twavuganye kwikorera hano. Bidashoboka ugataha. Ase bosi Shinga umutwe. ndetse ndawushinga gute? Umutwe hasi amaguru hejuru. Subu birashoboka bosi. Ntibidashoboka utaha. Bosi wapi bosi? Hajya nko kurusha amafaranga bakurushi. Abakurusha ubugabo. Zamura n'amaguru. Dore naya Zamura. Dore. Shenzi. Ayiwe. Bosi ndapfuye. Urapfuye? Mana we. Mu kazi kanjye nagaraho bakinira. Ndabizi. Akazi kakura niyo ugomba gutaha. Bosi. Ako bosi. Ubundi kandi kazi ntabwo ariko nteze hamaha. Ntabwo ariko nteze wo kubaho. Kugira ubyumve neza njye bosi. Ntabwo nakwemera gukomeza kwishingira ibintu nk'ibi. Ndawe ari kuri kubana ukuntu ubu uri kungira njyewe mu kigo cye. Ukomeza kubaho mu buzima nk'ubu. Urabibona? Urabibona? Ndabizi bosi. Bosi reka nkubwize ukuri. N'izina ry'Imana mpaburanye. Ndanubwire bosi wanjye. Reka mbikubwire. N'ikindi gihe nubwo ari amafaranga wabumpereza ntabwo wankorera ibintu nk'ibi ngibi. Wakigoryiwe. ni wowe muntu ufite natakira nabwira buri kimwe cyanjye basuzambe hafi. umva njye nkufata nk'umwana wanjye. Yego. Uzi ko nk'inshuti yawe ya hafi sibyo? Humura ndi kumwe nawe nzagufasha muri byose. Ikintu cyose uzajya wumva ufite ikibazo ujye umpamagara nzajya nkuba hafi. N'ubu ngubu hari ukuntu mba nagiye mu kazi akazi kakangura basi uzantize kari akana kawe gato ka bucura kawe kajye kamfasha uturimo pe. Umva ntugire ikibazo kuko ntabwo namukwima. Uri gutaha ukabura amazi ukabura iki. Cyane. Ntugire ikibazo nkeye kugera mu rugo ntahita mukoherereza ajya gufasha ku kazi. Nta kibazo. Ndagushimiye. Nzakuba hafi pe bishoboka. Urakoze ni ukuri kw'Imana ndagushimiye pe. Yego. Uzambera Kandi nawe ujye umubyeyi. wihangana ugerageze. Iya ndabizi kubaka urugo niko bigenda. Nanjye nditeguye kuba umuntu w'umugabo Cyane. nkashakisha nkakora buri Rwose kimwe. pe, yego. Nuko arakara nikanza hafi kakajya kamfasha Yego. nabyo bizanyorohereza. Yego. Murakoze rero urabona nayemetse igikapu nari mvuye mu kazi Sawa, ntugenda, reka nkomeze mugerageze urugendo. kandi ubansuhurize wambwirire bakomere kandi mukomeze mwihangane. Ikibazo nzajya ndagira nzajya nguhamagara. Sawa rwose. Sawa urugendo rwiza. Sawa murakoze kandi ubansuhurize. Yego. Kandi ujye ukomeza nawe umube hafi. Sawa rwose pe. Sawa Murakoze. sawa. Gutyo. Ndakwakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Kugira ngo bene. N'akazi kawe nako nakomeza gukora. Hari igihe uzabyicuza wowe. Urumva wamuhirimbire we. Ntugire ngo uzayarya gusa. Ntugire ngo uzayarya gusa. Ndabizi barabimbwiye sha. Barabimbwiye. Nta munsi batigeze babimbwiye. Yanjye genda gutusha. Uzabaze. Wani warigeze Wamba. Tuzanabona nayo. Tuzanabona na wowe. barabimbwiye wowe barabimbwiye. Kuri ubu turi ingegera sha. Dawe mama ndagaruka. umva ndavuze ngo soko ngaho manuka ngaho gira vuba reba ukuntu hano hantu ukuntu uri hano ngo kana k'imvura iri kugana rero nakaza nakujya ngo ntukazajya neza ntabwo ndi nyoko nta n'isoni ahubwo ndavuze ngo kujya ngo nta n'isoni guma aho ngaho gira gutya ukarabe neza reka utambuka unukira ko gabyara kunaniye rero wahagarara hano neza wogiye ngo nuri guki nta n'isoni ubu usigaye unukira umukobwa ungana nawe nagaze ukaraba Asuri ntabwo uzwanyu we ubundi wazataha ukajya kwa nyoko hano ari kamusa umudajya wongera ngo ndikamusa ariko ntabwo ari kwa nyoko mwanukira ukabigenda ikigeni kako ndavuze ngo gira neza nakubwiye ngo ntabwo byarakunaniye oga hano hose hagarara woge neza mpite numva uwo muntu kwawe nsange washize
ariko musaza wanjye ntabwo bino bintu ndabimubwatwe ntabwo bino bintu byaba ari byo umusaza wawe naza uyoboye kwa nyoko na n'isoni yaje noneho hohoterwa pe akoze kuba uri kunsesa kugira ni mu rugo imuhayikira kubona kubagendeye ubundi waje hano n'ibyo wakugenda nakugenda kwanga ndakuzira nta nubwo mushobora kukureba nakubwiye ngo ukuntu kugira kugira neza ngo niba ko byakunaniye ukajya ureka ku ariko wambabarire ko mubabarire mbabazi ziba kwa muganga ntukazajya ucibikira kandi ubwa neza mbone wakeye ariko umusaza wanjye naza bino bintu ntabwo nabyanganira pe aba ari hohoterwa pe ariko uzawagire kagazaza umusaza wawe si nyoko n'isoni menya ngo ni umusaza wawe naho njye ndi umugore we ariko njye tuvukana mu maraso muvugana mu maraso mu maraso yanjye ayo maraso kubera icyo ataje kugushaka nimba muvugana mu maraso kubera icyo ngiye yaje gushaka nakundi ntabwo ndi gutera nawe amagambo ndajya mu myenda ko hano kandi nahatunze ubwo nuzabyara uzaba ukumwa ngo mumesere rimwe ariko uzaba umesera icyo wowe urunuka gutyo wakora ku myenda y'umwana wanjye maze reka minjire n'imwe Halo mama bimeze bite sasa nahuye n'ikibazo pe nyine urabizi nge ntabwo biriya bintu mba mbisobanukiwe nyine ndi kujya mbona ari kujya akiragura ari kurondora ibiryo hari ibyo ndi kumuha akabyanga n'iki nge ntabwo nzi ikibazo yagize mbese waza ukandebera nyine wovaho ndebere nk'umuntu mukuru umbwira ikibazo yagize ngo ni iki ntabwo ngewe byancanze pe nta kintu nakoze byananiranye sawa ngaho ihute basi undebere ikibazo afite kubera ko ngewe byanyobeye pe sawa ntaribi ariko sa nawe nowera si ubu nkawe igihe wahereye unyabiza uri kunyabiza ibiki nowera mugore nkunda rero urikumva kumvira ijeri bitewe n'ibiryo natetse sha nabitetse ndi kumva nishimye ndavuga ati nanjye reka mbigukorere mbigutekere neza ubijye neza wishimye wogakorerwa inkono ishyushye we ibi urabona ari ibiryo uri kumva ariko wakigogiwe ningakubwire ngo ntunkange kagora mu bwonko ibi biryo nibyo uri kumpereza nta soni ariko abandi barashatse njye naraherekeje ibi ni ngo barashatse wageze iki naraherekeje waraherekeje naherekeje abandi pe nkubwira no sinkakubwira ntukamenyere so nowe ndeka nkubwire ndabona ikindi gihe ntukajye nubwo rwite twabipfa urukumva uru rutundi rubamo iki mbabarira umbwire iki nicyo wanzaniye hano njyewe nowe reba ibiryo mba natetse ibi ni ibiryo nabiguhanga ubirya kugira ubiryo ukabitsiga ukanabinka ukabime ntabwo nabuze ibyo kurya nta soni abandi birirwa bambaye neza barya neza njye ibi naguhera uyu munsi va hano mu rugo sinzongera kugumana n'umunsi wa rimwe sohoka genda aha si ni mu ijuru mvira hano simvira mu ijuru umugabo we urukumva ngaho sohoka ugende nta n'isoni ngaho sohoka kagende bukwiriro kandi n'undi munsi utazigera uvuga ngo umwana wawe nta mwana wanjye ntagafata umenera ibiryo nahashye no nawe umenera ibiryo nahashye sha nabikubitiweho inkoni nabiririyeho imigeri yaba kwisha sha izina ry'Imana ninjye nawe ibibazo makuru ni meza sasa rero ngiye ikintu naguhamagariye simubeshe nanze no gufungura iyi nzu nyine nagiraga ngo uze nk'umubyeyi wajya ugabanya ibintu nk'ibyo ariko mwana wanjye ko biragushimishije wowe mbese ugendera inda y'ukwezi kumwe uzwi ukuntu bishimishije ese sinabona umunsi kumwe ndebera meri walayi ndebera meri uyu ariko mama njye biranshimishije mama nuguhaga gusa ntabwo iyi ni indado biri kugaragara neza neza neza
gusa njye ndishimye nuko manze ntabwo ntwite ndabona ariko ntabwo twite Shabiro noneho murabona ndinjije oya nuguhaga ubwo murabona ndi ikigoryi ku buryo nareba umuntu utwite n'umuntu udatwite ku myaka yanjye 55 ariko njye ntabwo ntwite biri kugaragara ko ndinjije kandi nazo yewe gusa njye ndishimye pe bihagije ntabwo n'ubwo ntwite nanjye yabaye umugabo oya jewe usibite byo tumaranye igihe kingana iki ukwezi kumwe tumaranye naratwite ibyo bintu wabisobanura ngo ntabwo bishoboka ko iyi nda iri nko mu mezi 4 5 ane n'igice aha sawa oya sheri ni ukuri ibintu mama watwika ntabwo ari jewe ntabwo ndishyira oya ntabwo ntwite ndetse ko ukaza kansaba imbabazi ngo mbabarire mwana we naribeshe najyaga nkwiyamaga kungu urabona ko agiye gutoragura aho bateye amada urangije uraza ubatura ukuri ntabwo ntwite niba umaze ukwezi kumwe iyi ndikaba biri kugaragara ko ari inda y'amezi 5 nangwa n'igice bishoboka ko kwenda bari umwana wanjye none uje wigereka ku mwana wanjye ntabwo bishoboka mwana wa bwiza ukuri koko urukunsaba imbabazi njye nshaka kumbwiza ukuri nibyo koko ni ukwezi kumwe ifuno kuri ibintu mama ari kuvuganaga gusa ariko no mu binyobere bandi binyobere nta binyenda uragenda ugatoragura ibintu bateye amadora ngeze ukaza indi igeze mu mezi cyane ngira umva ntabwo mushaki wanjye sohoka nagende ukagendaho nagende ubuzima nahuye nabwo guhera nkivuka kugera aya masaha ntabwo bwari bworoshye ngize kuvuka ababyeyi banjye ndababura umusaza wanjye nawe nari mfite aranyiruka umusheri nari mfite nawe nenda aranyiruka ngize ngo mbonye umugabo none nawe aranyirukanye Mana yanjye cyakoze na nk'ikintu ngiye gukora ngiye kugenda ku buryo atazongera no kuntekereza dawe mama ndagarutse nari narahabye naraheze ishyanga nari narapfuye none ndazutse natwawe n'ibyisi ntibyansiga none ubu ndahumeka insigane narabwiwe nanga kumva nishinze iby'isi mbyita ibyiza nabyitwayemo uko nshaka nariye kandi naranyoye nibagije ko ndi gukurikirana ibyansize